Nanone ndagusuhuje wewe unkurikiye aho uherereye hose, ushobora kuba uri mu Rwanda, ushobora kuba uri hanze y'u Rwanda, nkubwire ngo ni Evangelist Daniel Gitangaza. Kora subscribe kugira ngo ukomeze kubona notification zacu, kandi ukore share ku bandi babashe kumva ibiganiro byacu, like na comment. Urakoze cyane. Uyu munsi rero dufite topic imwe turi buganireho. Iyo watangiye kubona kuri screen yawe ivuga ngo urugamba turwana nirwo rutugira abo turibo. So ngira ngo ujya wibaza iki kibazo ukibaza, ese urugamba ndwana rwangira uwo ndiwe gute? Bivuze ngo urugamba urwana, ubuzima bwawe wanyuzemo bubi cyangwa bwiza, nibwo bushobora kuguha vision cyangwa buguha future ahazaza hawe. Ndaza kuvuga ibintu bibiri bikwereka icyo uzaba cyo mu gihe kizaza muri uru rugamba rw'ubuzima duhura narwo. Ikintu cya mbere mu buzima kikwereka ko cyangwa urugamba urwana mu buzima rukwereka ko uzaba umuntu udasanzwe, nuko abantu barwanya uriwe, barwanya icyo uri cyo. Nibihe bimenyetso bibiranga? Uzitegereze neza, hari igihe umuntu atifuza kubaho, akakugirira ishyari, akurusha amafaranga, akurusha imibereho, akurusha ubuzima bwiza, ariko akifuza kutabaho. So icyo ni ikimenyetso kikwereka yuko uzaba we mu gihe kizaza uzaba uri umuntu udasanzwe, uri special person, kubera ko bakurwanya ntacyo ufite, uri umukene, bakanakurwanya bakurusha ibintu byinshi, bakurusha imitungo, bakurusha amafaranga. Ariko muri ubu buzima igihe uzabona abantu bakurwanya kandi bakurusha ubushobozi, bizakwereke ko imbere uzagira vision nziza. Icya kabiri muri ubu buzima cyangwa muri uru rugamba kizakwereka ko uzagira future nziza ni iki? Nuko amaboko y'abantu inshuro nyinshi azahora aguhanze amaso. Abantu bakakora baguhanze amaso, udatekereza, ukumva umuntu rimwe na rimwe arakubwira ati wowe uri boss, ntacyo ubaye, kandi mu bundi buzima wowe urashiriramo imbere. Ariko abantu bakabona yuko uri umuntu udasanzwe, bakabona ko ufite amafaranga, bakabona ko uri umunyabwenge, bakabona ko uri umuntu udasanzwe. So ibyo ni ibintu bibiri rero biboneka muri urwo rugamba. Igihe cyose uzabona ibyo bintu bibiri ku buzima bwawe, ukabona abantu bakurwanya ntacyo ubarusha, ukabona amaboko y'abantu ahora kubonamo umuntu udasanzwe, uzamenye ko uzagira future nziza. Ndakuraritse gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu aho uherereye, kandi ngushimire kubw'inkunga yawe y'amasengesho, buri kimwe cyose utanga kugira ngo channel yacu izamuke, kugira ngo uyu murimo waguke. N'ukuri turagushimiye, turabashimiye. Tubifurije amahoro y'Imana. Andika comment nawe utubwire icyo wifuza.